YouTube channel ifate nk'ishuri rya production cyangwa se ahantu uzajya wigira production ukoresha telefone yawe cyangwa se computer yawe uciye ku rubuga rwa YouTube ukadukanda subscribe hasi urahabona ukabasha gukurikira amwe mu application akomeye cyangwa se software zikomeye kwiga kuzikora. Tuzagenda tubigisha soft zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero tugiye gutangira tubasobanurira Photoshop uburyo ikoramo, ikimaze ndetse n'icyo yagufashamo. Uyu munsi ndaza gukenera Photoshop 2020. Iyo ifunguye kano kanya icyo ubona bahita baguhereza new table, ikwereka new document. Ndaza koresha iminota mike kugira ngo tujye tubasha kwiga byinshi. Ugenda ubonamo ibintu bigiye bitandukanye. Hano ni saving, hano ni ama size amafoto, hano ni printing, harimo impapuro za A4 A5 ugahitamo bikoroheye. Ni ku bantu bakoresha Photoshop 2020 umva ko bara update. Aha ni Art Illustrator, ahantu washushanyiriza cyangwa se wakoresha Photoshop nka Illustrator. Aha ni web cyangwa nk'abantu bakora amabana, abantu bakora ibintu bigiye cyangwa amabana y'ama popping akoreshwa ku website. Aha ni utubana cyangwa uburyo wakoresha ama wallpaper cyangwa se washushanya akantu kajya muri telefone zigiye zitandukanye, iPhone X, iPhone 875, iPhone 875, iPad Pro, harimo za iPad, Microsoft Surface Pro 3, iPhone 5, zigiye zitandukanye telefone. So hano rero ubu tugiye gushushanya, ngiye kubigisha akantu kamwe aho ama tools aba ari aho wayasanga. Ndizera neza ko bize kugushimisha. Ntararibagirwa kukubwira ngo kandi subscribe hasi tujye tubasha kugendana muri izi nyigisho. Uyu munsi turakoresha hano kuri A4 yovuze A4 ni urupapuro rwa deplicateur cyangwa nubandikaho amabaruwa rwitwa A4. Rufite icyo bita milimita 210 kuri 297 megapixel ya 300 cyangwa se inch 8 n'ibice 5 kuri 11. Rero kugira ngo hano abari pixel cyangwa se uburemere bw'ikintu, uko ugabanya pixel niko size cyangwa se uburemere bw'ikintu bugenda bugutanga. Hari gikoresha 300 cyangwa se 72 kugira ngo size icyo kintu ugiye gushushanya cyangwa kibe kiri low cyangwa kibe kiri hasi. Aha ni ukwita izina. Reka uyu munsi twite akadiho, wenda tuvuge ngo ibyo tugiye gukora uyu munsi ana akadiho. Turakomeza rero twigura kanda create, bahita baguhereza icyo bita new table. Iyi ngiyi rero aba ari A4 ni white surface cyangwa surface iri bukwereke, donc iri white, nta kintu kimwe uratangira gukora. Reka manze nkore rotate yayo kugira ngo bize kumfasha kubigisha. Nkanze rotate urupapuro rutambitse. Rero tutarakomeza hano Photoshop igizwe n'ibintu bigiye bitandukanye. Murabona files, murabona editing, image, layers, type select, filter, 3D, views, window, help. Ayo ni ibintu tuzagenda twiga ukomeza gukurikira YouTube channel ya Kadiho. Hano dufite ama tools wagenda ukoresha mu buryo bugiye gutandukanye. Harimo ama rectangle, harimo cyangwa se rectangle, ama shape wakoresha. Hano haba harimo ibintu by'ama shape runaka wagenda ukoresha biterwa n'icyo ushaka gukora. Icyo ubu ngiye kubigisha uburyo Photoshop ikora cyangwa se ikimaze. Photoshop ushobora kuyikoresha ku ma flyers, wenda wakoresha Illustrator tuzaziga, wakoresha InDesign, wakoresha ibindi, wakoresha mu bijyanye n'iki. So tuzagenda twiga kamwe ku kandi, ntabwo nzi neza ko mutazarambirwa. Niyo mpamvu ndi kubabwira ngo kandi subscribe zawe aho ngaho uraza kubona ukore na share ku bandi babashe kubona izi nyigisho. Photoshop rero igizwe n'ibintu bingahe. Uyu munsi ndashaka kubigisha ikintu kimeze nko gutangira, se nk'umuntu utangiye Photoshop niki kintu agomba kumenya. Ugomba kubanza ukamenya ese aka kantu kari hano kamaze iki. Hano rero iyo bagwaye gushushanya nk'icyapa cyangwa se gushushanya ikintu runaka, uhitamo size. Akenshi dukoresha centimeter kuko nk'urugero hari igihe baba bakubwiye gushushanya icyapa gifite metero 2x3. So metero 2 rero ni santimetero 200. Niba hano mfite santimetero 28 urazibona. Iyo mfashe kano kantu nkakazana nkakageza hano, uhitubona hano hejuru ko hari 28. Iyo mfashe hano ubwo ni 26.9 ku 28, nkamanura hano ubwo ni 21 n'igice. Ubwo ni 21 n'igice kuri 28.
so ndakeka iyo ukomeje kuzuminga ukanda control ni control guteranya ukabasha ukareba ahantu santimetero zawe zigarukiye. Hano nako zigarukiyemo 28. Reka dusubize inyuma kugira ngo nzuminge nzana cyangwa nzuminga nsubizayo, ni ugukanda control gukuramo cyangwa se control guteranya. Uyu munsi ngiye kubigisha uburyo wakora icyapa cyangwa se washushanya ikintu cyoroheje. Urugero bakubwiye ngo ukora icyapa, ndaza hano kuri shape nkande rectangle mite nkanda agatebo kameze gutya. Ikindi nkeneye ko aka gatebo kaba gasuburu cyangwa se irindi bara. Icyo ugomba gukanda hano, nze hano murakabona kano kantu, ndakanda left click baranzanira aka gatebo karimo duplicate, harimo delete, harimo group layer, harimo quick export png. Ariko icyo ngomba kubanza gukora kuri kara rectangle, ndabanza nka converting object kugira ngo kabe objet, kareke kuba icyo kaje ntabwo kaba kari objet umuntu yakoresha editinga cyangwa se mu bindi buryo. Ndakanda ubona ko kahise gahinduka. Ubwa mbere muri buryo kasaga gafite rectangle hano, ariko nimara kukagira objet kareta kagira ute, kareta kavaho. So ndongera nkande none right click inshuro ebyiri, bahita banzanira aka gatebo ndashaka kugira ngo iyi ntuza ihinduke ubururu, ndakanda hano. Rero iyo nkanze hano bamakandi gatebo hano, ushaka gukirika turi ku ntangiro, nzagenda mbereka n'ibindi bitandukanye niba, ariko reka ku muntu utangiye Photoshop ndi bushya abashe kumenya. So ndahita nkirika hano inshuro ebyiri, munyihanganire, ukirika inshuro ebyiri, ukirika hano inshuro ebyiri, hakaza kano ugenda uhitamo ibara ushaka. Ubona ko ahangaha kari kugenda gahinduka bitewe naho ndi gukirika. Ninza hano hejuru ndahitamo ibara ahantu ndi bushake. So uyu munsi ndaza gukoresha akabara, ngiye nkunda gukoresha iri bara cyane, sinzi impamvu, cyangwa reka njye hano kuri orange, ndaza gukoresha orange new color. Okay, reka dukomeze, ndakanda okay, bahite bampereza ibi. So mitenza hano, ubu ngiye gukora icyapa ndakanda akangaka, ndashaka kugira ngo nkazane gakwire hano, gafate kimwe cya kabiri cyo hasi. Ndagafata gutya nka selecting hano, nze nkara hano nongere nka click, ubundi ko rectangle rimwe kaba gafite. Niba hano wese rectangle rimwe, dore rero yayo ni hano. Nibagiye kubabwira ko hano abari ibyo uri gukorera ahangaha byose babiri hano. Umva ko mfite background ariyo y'umweru, nkajyana rectangle 1 ariyo, ariko nshatse night zero nshaka kwita ngo orange rectangle, kugira ngo bize kumfasha kumenya ko niba mara kuba byinshi, kugira ngo nze kumenya hano gaherereye. Icyo nshaka ni iki, ndagakirikaho mite nkanda control T mite nkanda shift alt, kugira ngo nze kukazuminga katagize ute, kadataye size. Mite nk'amanura ngire gutyo nako nk'ubukaraje. Ikindi ndashaka kugira ngo nkora kapa koroshye cyangwa se kagufasha uko muzakomeza gukurikiriza video, nanjye bizarushaho kuyirute kugenda mbahereza ibintu byinshi kandi byabagira akamaro. Ubu ngubu murabona ko nubwo karekame ko nakagize hano hasi. Icyo ngiye kwigisha rero ni uburyo ushaka gukora icyapa mu buryo bwihuse cyane. Ndakanda none control T, niba nkubona kukahita kiforma hano rectangle igarukiye yose, nubwo nahishe igice kimwe. Mitenza kuri aka kantu kameze nka gasupanet, mite nka klika, undi nka kliko karanzanira point bwinshi. Reka nze nzamure kano, nongere manure kano kantu. Murabona uburyo bise bihinduka. Hari abenshi bakunda kubona ibyapa bimeze gutya. So reka none mfate ya rectangle 1 nyikore icyo bita duplicate, cyangwa se nyikube kabiri, ngire layer ebyiri zitandukanye ariko zifite form imwe. Click left, mitenza kuri duplicate layer mwakabonye hano. Photoshop zazigafite kose, mite nkanda okay. Nimara gukanda okay, hano ndazona ko ne ebyiri none mbonye ne ebyiri. So imwe iyo hejuru n'indi kureba ukuzigerekeranye nako hano zimeze. Buriya nkuyemo iyi ngiyi ntabwo wabimenya, ariko reka inyihindure ibara na urahita bibona. Akanda gafatanye gire gris cyangwa se sinzi uburyo nahita mu kinyarwanda. Reka nze mpereze irikara uburyo akabara kabaye, ikagire gutya. Ninkirika iyo ukuyeho iri jisho ni nko guhisha iyi layer ikavaho. Ubu ninyikuraho haraza ya rectangle inyuma, ariko ninyisubizaho biraza kugera. So ndabanza nkirika iyo hejuru, iyo hasi hari icyo nshaka gukora. Mite nkanda control T, mite nzano kuri akantu ka supernet hejuru, mite nkazamura. Ninkazamura gutya, ubona ko yandi inyuma ndabanyizamuye. So n'ibintu byoroshye cyane. Wita ukora iki? Tugiye gukora icyapa kishobora kuvuga ati ibintu runaka. Umuntu ashobora ngo ukora icyapa, nkandika hano, ndaza kwandika akadiho
mite nkanda OK, nongere nkande control T, mite nza nkunde alt shift kugira ngo iri nyuguti data form ntabikanze. Dore ukuntu bigenda, ushobora gukura gutyo ukabona bitaye form, uri kubyumva. So bisaba kugira ngo nyine ngirute nkande alt shift alt, ariko nanone kuri Photoshop 2020 singo gukanda shift alt, usibye ko nanjye niyo ndi gukoresha, ntago ndi gusabwa ngo ndi kwikubwira uzakoresha akadiho. Rero ubu nkahita mbona ko ari gihe nshobora gusanga font ntayikunze uburyo igaragara n'amabara, nshobora kugira gutya nkaza nkakirika hano, nkaza ubona ko bisa naha hepfo, ariko nkasanga n'uburyo byanditse simbikunze. Icyo nkora niki, ndakirikamo hano mu nyuguti, nkonde select, mitenza hano mu nyuguti ahantu ziba ziri, cyangwa se inyandiko, navuga inyandiko, nkahitamo inyandiko nshaka, reka mpitemo nk'iyitwa Mirclang sample, ubona ko irahindutse. So icyo ndi bukore niki, ndaje aka kantu rero ntabwo ndi bwigishe byinshi uyu munsi, ndakoresha iminota mike cyane kugira ngo tubashe ubutanza hagenda mbigisha ibindi bigiye bitandukanye. So icyo nkora niki, ndabona ko akadiho niryo ryiringiri bise byita izina, ariko kari hagati y'amaleya abiri ntashaka, ndariterura gutya nzamure nditereke hejuru. Ikindi ndi bukore byamfasha kugira abona ko nk'iri jambo ndashaka kugira ngo mugende mukurikirana uburyo ndi bugende designinga, no namwe ntabwo ndi bwirwe mvuga, none uragenda ureba step ndi bugende nshamo, nawe uragenda uzikora. Okay, twagiye. Ndahita nkanda duplicate, kubyumva, mitengira akadiho kabiri, mite mfata iyo hasi, nkande shift alt, ikindi nshaka ikara ko ariyo yindi inyuma ya background buze kugira, ndahita nkirika hano control alt, nzana aka kantu mitenza nkirike hano kuri ribara, bahite banyereka hano riri, mite nkanda OK, naribonye ngiri, mite nkanda OK. Ikindi ndahita nkanda control convert subject, ariko iyo nkunze ni ya indi iri hejuru, hari iri hasi indi iri hejuru, ni copy yayo kandi iri hano hejuru, donc imeze nk'ari ibiganza bigerekeranye. So ikindi ndaza gukora stylize, muzagenda mubimenya uko muzakurikira akadiho ku buryo muzamenya buri kintu cyose. Okay, ni nkanda stylize, urana ko birakunze, ariko icyo nshaka kuraje ku cyo nimara kwanda stylize biraza kunyorohera gukata cyangwa se kugira, reka nze mite nkanda aka kantu kameze n'utuntu tubiri tuba tumeze nk'imakasi cyangwa se nk'akantu kagufasha gukata, ndaje nkirike hano, mitenza hano, mitenza hano, mitenza hano, mite nkirika hano, mite nkanda OK. Mubona uburyo bisa bigute bihinduka, ubona ko biroroshye, ntabwo ari ibintu bigoranye, ni ibintu byoroshye cyane, ntabwo ari ibintu bisaba imbaraga. Icyo ni icyambere. Ikindi ubona ko hari layer ebyiri, hari imeze gutya, hari n'imeze gutya, ubona ko imwe nayiciye, impamvu iri kugaragara hari yacitse, ubona ko uburyo imeze, ninkura hi yacitse nkakirika kuri aka kajisho harasigara indi nzima. So icyo ni icyambere, ndafata ndakanda control, nkande ku kadiho copy, sibyo, nkande no kadiho ko hasi, mite nkanda G cyangwa se G, beta biba groupe, bite nandika groupe nyita izina, nkirikaho kabiri katabyiyemeza akadiho. Ikindi ndakirika hano, mitenza kuri convert subject, murabona uburyo bibaye. So icyo ndi bukore, ndakirika hano kuri aka kantu, nkirikemo hano, se nk'ubizuminga kugira ngo mbibone neza. Ndabona bigiye kure, nsubize inyuma ho gato. Ikindi ubona ko iyi nakanze stylize, ubu nayo nayikatinga. Icyo ngiye gukora ni iki, ndakirika hano, nze nkirike ahantu biterangirije hano, ahantu bifatanyije, mukomeze munkurikire ibyo ndi bukore. So rero biraza kubafasha kuyirute kugenda umenya. None ndakiritse harya hasa gli cyangwa se hajya niki. So aka kantu kameze gutya creatinze, iyo udafunze, reka nsubire inyuma ho gato, iyo ukiritse kano kantu kugira ngo ukore ibyo ngiye gukora, uba ugomba gusubira ahantu watangiriye kugira ngo kagirute gakore selection. Noneho ndakanda control J cyangwa ntago ari G, ni J isanzwe. Control J karata gakora copy y'ibyo ngibyo. So ubona ko mfite akandi noneho bigiye bitandukana, kandi mfite ko hasa kandi mfite akaruguru. So nagiye muragenda mukurikira ibyo nagiye nkora. So ahangaha icyo nshaka no kubitandukanya, ndasubira kuraka, noneho mite nkora control J nanone, ariko noneho ntago ndi bukore J, ndahita nsiba
ahangaha ku nshuro ya kabiri ko nakritse ku gadiho ka mbere hari layer 1 na kadiho ndahita nkanda delete cyangwa gusiba, ntabwo bigaragara kuko ubu ngubu icyo nkoze ndatandukanyije, ndakanda nkirikamo hano hagati nkakanda deselect. So ubu ngubu mfite iki cyo hasi nkagira n'iki cyo hejuru, ubwo mwabibonye. Icyo nkora n'iki, ndahita nkanda hano iki cyo hasi ndagikirikaho, bite nkanda control what T, control T, bite nkanda gafresh gatambika. Ubona ko uburyo bise bitandukana, cyangwa nshobora no gutuma byinjirana mu kuntu. So ku buryo mvuga ngo akadiho ni uku nguku kameze. Iyi ni production, muzagenda mubyiga, ntabwo bikomeye. Nudukurikira ugakanda subscribe ukabikora n'umutima ukunze ukadufasha iyo nkunga yawe, so uzagenda ubasha kubimenya. So icyo nkora ni iki, ubona ko iki nicyo nashakaga, ndahita nza control ndakanda kuri layer 1 kandi layer akadiho mpita nkanda control G, niba nkanze control G mpite nkora nongere nkukavatinga. Nimara icyo nkora ni iki, ndakanda right click. Aka kantu ndi kwihuta rero sinzi impamvu ibi byose ndi kubabwira. Aka kantu rero ngiye gushyira shadow inyuma y'aya magambo, shadow inyuma y'aya magambo. So rero ndaklika drop out, sa nkuze hano ugenda ugabanya ugira ute, ubona ibintu nk'ibyo ngibyo, sibyo? Hano icyo turi kwiga ndi kugenda mbigisha ibintu byinshi, ndi kubasobanura ibyo tuzagenda twiga buhoro buhoro. Ubona nkoze ikintu kimeze gutya, ntabwo wamenya ngo bigenze gutya. Ndabona biryoshye, byatangiye kuryoha. Rero iyi ngiyi ushaka kugenda ubikuraho, klika hano ugenda ukuraho amaleya yawe. Impamvu nakubwiye akamaro ko kubyita amazina ni ukugira ngo uze kwibuka uburyo bimeze. Ni rectangle orange, dore ngiyi, dore indi ngiyi, dore akadiho ngaka. So ukabona ibindi bigiye bitandukanye bimeze gutya. So ibyo ni ibindi, hano hari ibintu bizagenda bikwigisha gufasha mu kuresizinga, hari amatools, hari ibiki. So murakoze, uyu munsi nifuje kubigisha cyangwa se kubahuguraho gatoya uburyo ushobora gukoresha ku nyuguti wakwandika. Ikindi, inyuguti ugenda uzandika mu buryo butandukanye. Mwabibonye. So rero bisa nkaho bivunanye. Ushobora guselectinga ugahindura izina, uburyo ryanditse mu nyuguti urabihindura, umpinduye umukono, ushobora kubyandika gutya, biterwa n'uburyo ushaka. So icyo nshaka ni ukubigisha utuntu duto kandi turyoshye, kandi naho ubutaha. So Imana ibaha umugisha, kanda subscribe, kande na share, ubashe na like na comment zawe. Kandi niba ushaka kugira ikintu umenya utwandikiye muri comment, tuzabigira mu masomo tuzagenda twigisha. Uyu munsi icyo nashatse kubigisha rero ni ukubakundisha Photoshop. Ushobora kuyikoresha mu bintu bigiye bitandukanye, ushobora kuyikoresha muri za office, bagukenera mu kazi, bagukenera mu bigiye bitandukanye. So Photoshop yagufasha ibintu byinshi cyane iyo ukomeje kugenda ugira ute wiga. So rero nkatwe hano kuri urubuga tuzagenda tubafasha kumenya Photoshop neza ku buryo ku isoko ry'umurimo uzagenda urushaho kugira ute gukora ikintu icyo ari cyo cyose uko cyaba giteye. So murakoze rero, naho ubutaha. Ikindi nabashimiye kuba mwadukurikiye. Imana ibahe umugisha.